ngo ni abahanga bateguye kino kiganiro mugiye gukurikira muri kumwe n'Umuvuduko TV. Turabasuhuje bakunze Umuvuduko TV, uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tubazaniye ibimenyetso bitanu simusiga bizakwereka ko umukobwa mukundana gukunda by'ukuri. Burya mu rukundo habaho ibintu byinshi bitandukanye, kuba umukobwa umusabye urukundo akarukwemerera si bihagije ko wumva ko agukunda. Hari umukobwa ushobora kugukunda agukunda amafaranga cyangwa se indi nyungu runaka gukeneyeho, yamara kuyigeraho agahita akureka. Shishu niba ufite umukobwa mukundana, dore ibimenyetso bizakwereka ko uwo mukobwa agukunda by'ukuri. Icya mbere, yifuza kukuba hafi iteka, ahora iteka ashaka kuba hafi yawe. Igihe mutari kumwe akakwandikira kubaza amakuru yawe cyangwa se akaguhamagara, ntarindire ko ari wowe umuhamagara gusa. Ahanini uzumva kubaza niba wageze mu rugo mu gihe ukora cyangwa se uri umunyeshuri. Ikindi kandi aba yumva ashaka kukumenya, akamenya uko wiriwe, mbese uko umunsi wakugendekeye. Bene uyu mukobwa ntashobora kwibagirwa kuguhamagara cyangwa kukuvugisha ku itariki y'agaciro mu buzima bwanyu. Muri make gerageza kumarana nawe igihe kirekire. Tubibutse ko turi kumwe n'Umuvuduko TV kandi subscribe. Icya kabiri, akwereka umuryango we n'inshuti ze. Uru aba ari urukundo rwuzuye kandi n'iby'agaciro mu gihe umukobwa afashe icyemezo cyo kukwereka ababyeyi be cyangwa abandi bantu bo mu muryango we ndetse n'inshuti ze za hafi, adashatse kukugumisha mu kigare kimwe. Ikindi, uyu mukobwa nuko azaba agukunda pe cy'ukuri cyane. Umukobwa ugukunda kandi yishimira ko buri muntu amenya ko muri kumwe, kandi akavuga ko uri inshuti ye ya mbere mu buzima. Akavuga ati mu buzima inshuti yanjye ni iyi, mu buzima kanaka ndamukunda. Uwo niwe mukobwa rero uzaba agukunda. Icya gatatu, ni umukobwa wihagararaho kandi ugufitiye icyizere. Buriya icyizere ngo nicyo cya mbere. Umukobwa nk'uyu aguha umwanya wawe wo gushaka cyangwa se wo gusohokana n'inshuti zawe, ntibimutere ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari umukobwa mushobora gukundana, wavuga ati sheri nasohokanye n'inshuti zanjye, akumva ko wagiye kumuca inyuma. Uyu rero ntabwo bimutera ikibazo kuko aba agufitiye icyizere. Ubundi azagera aho ategura kuza kukureba ari kumwe na bagenzi be. Ubucuti bufite icyizere rero bumara igihe kinini, buraramba kandi bukagenda bwaguka buhoro buhoro. Ni ukuvuga ko umukobwa ukwizera kenshi aba anagukunda. Umusore rero urabyumva ko umukobwa ukwizera kenshi uwo mukobwa aba anagukunda. Icya kane rero ni uko umukobwa ugukunda rimwe na rimwe aragufuhira. Kuba umukobwa wawe agufuhira ntibizagutera ikibazo, ahubwo bizagutera ishema, kuko burya iyo abagore bafushye bihita bigaragarira buri wese. Gufuha ntabwo ari ikimenyetso cy'urwango, ahubwo ni urukundo rwinshi aba yifitemo ruba rwamusagutse. Ni ukuvuga ko rero gufuha ari ikimenyetso cy'urukundo. Niba n'ikintu cyose uzakora kitababaza umukunzi wawe cyangwa se umukobwa mukundana, cyangwa se ukabona utajya gufuhira na gato, ntakoreke gafushye na gato, uzamenye ko uwo mukobwa atakwitayeho. Ndakubwiza ukuri rero, uzamenye ko uwo mukobwa ari rwose atakwitayeho. Ese wavuga ati icya gatanu ni iki? Banza ukande subscribe, ukore share, ukande like ndetse wandike no muri comment tubwire igitekerezo cyawe. Twabutsaga ko turi kumwe n'Umuvuduko TV. Icya gatanu rero ari nacyo cya nyuma, uwo mukobwa nuko azakwibwira ko agukunda. Ngo ubundi ngo mu mibereho y'abakobwa hari amagambo abagora gukoresha mu kubwira umuhungu ko agukunda. Mu by'ukuri pe sinkubeshye biravuna cyane. Niwumva rero abivuze uzamenye ko byamuvunnye cyane pe, biba byamugoye rwose. Aba yabuze uko agira, akavuga ati rwose ngiye kwemera ndikocore. Akamera nk'uwa muhanzi avuga ati noneho ndarikocora. Burya umukobwa utagukunda by'ukuri ntiyapfa kubumbura umunwa we ngo akubwire ko agukunda. Yumva ndetse no mu byiyumviro bye atari ko bimeze. Urumva niba atabitekereza ntabwo azabikubwira, ariko buri umukobwa uzabumbura umunwa akakubwira ko agukunda. Umusore ndakubwiza ukuri rwose, uzahita ukura ingofero uvuga ati bebe sheri nanjye ndagukunda. Umukobwa rero uzakubwira ko agukunda uzamenye ko nta n'ikibazo yagira, isi yose imenye ko agukunda. Mbega aba akwishimiye, anishimiye kuba ari kumwe nawe iteka ryose. Twabibutsaga ko rero turi kumwe n'Umuvuduko TV. Niba rero ufite umukobwa witaho, ari wowe ukabona ntakweretse ko agukunze, muhakanire nawe ushakira ubundi uzagukunda. Niba mu bimenyetso tumaze kukubwira hano haruguru, ibimenyetso bitanu tukweretse nta na kimwe afite,
cyangwa se nta na kimwe akugaragariza, menya ko atagukunda na buhoro, ahubwo nakugira inama, reba ubundi buryo wabonamo undi ugukunda kandi ubikwereka mu bikorwa no mu magambo. Yes, murakoze rero, twari turi kumwe n'Umuvuduko TV mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Twagira ngo tubibutse gukora subscribe, mukande like, mukore share ku nshuti zanyu, ndetse mujye no muri comment mutubwire igitekerezo cyanyu. Murakoze, mugire ibihe byiza.